Nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe muri kumwe na Domezo. Aka kanya rero ikintu ngiye kubanza kubereka, ngiye kwerekana ukuntu ushobora gukora swap, ugafata amakiripito ufite ukayashyira mu yindi kiripito. Urabona hano dukoresheje Trust Wallet, hano hari swap. Aha ngaha dushobora kujya gufata wenda nka Bitcoin tukazishyira muri Ethereum. Ni urugero, uraza hano ukareba Bitcoin kugira ngo uzishyire muri Ethereum, aha ukahahindura. Ni ukuvuga ngo uraza aha ngaha ugafata Bitcoin ukabyandikamo kugira ngo uzishyire muri Ethereum, ugasanga mu by'ukuri Bitcoin ntazo ufite. Urutonde baba baguhaye rwa Bitcoin za nyazo ukarubura. Ukareba aha ngaha urabona iki ngiki ntabwo ari Bitcoin, iki ngiki nacyo si Bitcoin, iki nacyo siyo, iyi ngiyi niyo bita Bitcoin BEP2. Iyi ngiyi ntabwo ari Bitcoin ya nyayo. Ni ukuvuga ngo uramutse ushaka guswapa ukaba ukeneye gufata Bitcoin ukazishyira muri Ethereum, ntabwo bishoboka. Uramutse ushaka gufata Tron ukazishyira muri Bitcoin ukoresheje iyi swap y'aha ngaha, reka turebe ko bishoboka. Uramutse ufashe Tron ukazishyira muri Bitcoin, urabona ko bidashoboka. Nta TRX berekana, ahubwo berekana ikindi kintu cyitwa BEP2. Bishatse kuvuga ngo ntushobora gufata TRX ngo uziswape uzishyire muri Bitcoin. Aho bidashoboka rero hari indi link ibikora. Iyo link mbasuti ni iyihe? Iyo link ibikora bayita exchanging.cc/en/. Bishatse kuvuga iki? Iyi link iyo uyikoresheje uri guswapa kiripito iyo ari yo yose waba ufite, ushobora kuyiswapa ukayishyira mu yindi kiripito wifuza. Ni ukuvuga ngo coin waba ufite wayishyira mu yindi coin. Bikorwa bite rero? Reka nze mbere kuko bikorwa. Wowe urasaba umuntu iyo link, uyisaba umuntu kuri WhatsApp. Urugero wenda niba umuntu yayikohereje nko kuri WhatsApp, dore ya link yacu rero batwohereje, dore niyo iyi ngiyi. Urugero niba yayikohereje kuri WhatsApp ukayikandaho, irahita ikugeza ahandi hantu. Urabona ahantu ikugejeje? Ni ukuvuga ngo ikugejeje ahantu handitse exchanging. Ngira ngo mwese mube murabibona ahantu handitse exchanging, ngira ngo muri kuhabona. Hanyuma rero urakomeza ukamanuka, ikintu witaho cya mbere wita kuri kano kantu existing currency. Bishatse kuvuga ngo currency you have, ni ukuvuga ngo icyo ufite wowe, icyo ufite nicyo uhita wandika mwaho ngaho. Uraza hano muri search, iyo uhakoze uhita wandikamo urugero ko mfite TRX. Urugero, murabona ko Tron ihise yizana neza cyane. Ni ukuvuga ngo Tron nimba yizanyemo ndahita nyikandaho. Hanyuma nimara kuyikandaho rero urabona ko bahise bayigaragaza. Noneho Tron, dore ngiyi Tron niyo mfite. Noneho hano munsi hari amount you have, aho ugomba kugira ikintu ushyiramo. Hanyuma rero hano aka kantu gatoya muri kukabona kanditseho ngo minimum amount ni 0.1 TRX. Niyo make ashoboka ugomba kuba ufite kugira ngo utange ibindi. Bishatse kuvuga iki rero? Urakomeza ukazamuka, hano handitse current you need. Bishatse kuvuga amafaranga ukeneye. Wowe ukeneye iki rero? Nicyo uhita ushyiramo rero icyo ukeneye. Urugero, nkeneye iki? Katuvuga ko dukeneye BTC cyangwa se Bitcoin. Iyo wanditsemo BTC mu mpine cyangwa ukandikamo Bitcoin yose ukayirangiza Bitcoin, hose babaye guhaye. Ngira ngo Bitcoin baduhaye ya nyayo ni iyi ngiyi. Iyi niyo dushaka.
uyikandaho ugakomeza. Tugiye guswapa iki rero, cyangwa tugiye guhinduranya iki? Tugiye guhinduranya from TRX to BTC. Turavana muri Tron tujyane muri Bitcoin. Birava hano muri Tron bize hano muri Bitcoin. Amafaranga dufite rero turayandika ahangaha, amount you have. Ahangaha rero hari amount you have, turandikamo urugero, twandikamo nka 25 wenda. Uri kubibona? Twanditsemo TRX 25. Hanyuma rero izi TRX 25 zihita zizana automatique. Iyo uzikarikiretinze usanga zihwanye na Bitcoin zingana na 0.0002796. Ngira ngo murimo murabibona. Okay. Hanyuma noneho warangiza ugakomeza munsi. Ugakomeza ukamanuka. Ngira ngo mwese murabona ahantu handitse your wallet BTC. Hanyuma noneho n'ahandi handitse your valid email. Aha handitse your wallet in BTC bishatse kuvuga ngo shyiramo wallet address yawe ya Bitcoin, aho bari bukoherereza amafaranga hashyiremo. Hanyuma ahangaha handitse email, aha handitse email, biba bishatse kuvuga ngo aha kuri iyi email wowe urashyiramo email yawe kandi iri gukora valid email. Hanyuma warangiza ntiwibagirwe gukirika hano handitse terms of use, ubundi ukabona gukomeza. Ubu ni ukuvuga ngo tugiye kubanza tuze hano muri wallet, dushyiremo wallet address yacu. Turayikura hehe? Ukupa telefone yawe ukajya kuri Coinbase cyangwa ukajya kuri Trust Wallet. Reka tuze kuri Trust Wallet hano rero. Nitumara kuza hano kuri Trust Wallet turaza guhitamo Bitcoin yacu. Bitcoin iyi. Nitumara guhitamo Bitcoin turashyiramo wallet yacu. Wallet yacu nk'ibisanzwe tuyikora kuri receive. Dore ahantu tuyikora ni ahangaha. Hanyuma rero wahakanda bikaba bibaye copy address. Ubwo ukaba wayikoreye copy, ubundi ugasubira kuri rwa rubuga rwacu. Noneho rero sasa wasubira kuri rwa rubuga rwacu ugakandamo cyane hano hagati ugaholdinga, hanyuma paste, ugapestinga hagezemo wallet yacu. Hanyuma ukahita uza muri email yawe ugashaka ukuntu ushyiramo email yawe, email address ukahita uyishyiramo. Ubwo email yanjye yagezemo ni iriya mwese muyibone. Hanyuma noneho rero sasa ukibuka kuvivura terms of service, ubundi ugakomeza preview ugakomeza imbere. Hanyuma rero wamara gukomeza imbere wibuke twavuze ko turi butange TRX 25 bakaduha ama Bitcoin ahwanye nazo. Ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo murebe neza. Ahangaha handitse you send 25 TRX you get 0.0002708. Bishatse kuvuga ngo twohereje ama TRX 25 turaza kubona ama Bitcoin angana na 0.0000208. Aha, ikintu rero kurikizaho ni iki? Ni ukubyemeza, kwemeza ko ibyo ngibyo ari byo, ko tubishaka. Turaza utu tuntu turadushyiramo ahangaha. Urabibona? Hari VG, ugahita ubyandikamo neza. Turandikamo V mu nyuguti ntoya, G mu nyuguti nkuru, K inyuguti ntoya, M mu nyuguti nkuru, U mu nyuguti ntoya, hamwe na C mu nyuguti nkuru ndakeka. Warangiza ugakomeza rero submit data. Iyo ukoze submit ureba ko ari byo cyangwa se atari byo.
ubwo iyo wabyanditse nabi data ntabwo ziba submitted. Aha, urabona ko twasubmitinze data bakabyanga, bishatse kuvuga ngo hari ikintu cyapfuye. Iyo bipfuye uragaruka, turakora hano tuhavivure nanone, twongere dukore preview, bongere baduhereze biriya. Wibuke aya magambo twari twayanditse nabi, hari ikintu cyari cyapfuye. Turongera tuzisubizemo rero. H ntoya, B, U ndabona ari nini, D, Z ndabona ari ntoya, G ndabona ari nini. Hanyuma ugasubmitinga data. Iyo ukoze submit data bikaba ari byo, ubwo biba byakunze. Iyo bipfuye urongera ugasubiramo, wapi, nanone byongeye birapfa. Rate has exchanged, please try again. Aha, iyo ukomeje gutrayinga noneho ugakomeza kugerageza ugakora send bigakunda, submit data igakunda, bahita bakugeza ahangaha. Ngira ngo murabibona ahantu bangejeje. Iyo bakugejeje ahangaha rero sasa ukora iki? Ndagira ngo urebe neza. Reba ahantu handitse you send, wohereje 25 y'amaTRX. Urebe, hanyuma you get ibingibi, wohereje izi 25, uraza kubona izi bitcoin. Ikintu ukora ni iki rero? Uraza hano munsi ugakora copy. Ngira ngo urabona ahantu hari copy, uri kumva? Send this, haba handitse ngo send 25 TRX within 15 minutes to the following address. Ni ukuvuga ngo iyo address baguhaye uhita uyikandaho, bikaba byabaye copied. Ubu uko nayikanzeho yabaye copy. Icyo ukora ni iki? Uhita ukupa telefone yawe ukahita ujya muri Trust Wallet. Muri Trust Wallet warangiza ukaza kuri TRX nk'ibisanzwe, hano kuri TRX urebe, ukaza ahangaha kuri TRX ukaza ukandikamo 25 za TRX zawe 25 wanditsemo, ugapestingamo address ya imwe baguhaye wakoze copy, ukayipestingamo paste address. Hanyuma address baduhaye yaherwaga na Y, address baduhaye yaherwaga na Y, yego nibyo. Warangiza none ukahita uza hano ukahita wohereza continue, ukohereza. Wamara kohereza none rero sasa bakahita bakubwira bati ugiye kohereza aya ngaya, baraza kuguca 1.1 TRX uhwanye na 886.65 y'amanyarwanda. Hanyuma rero toto ayo bari buguce total muri rusange ni 2.56 y'amanyarwanda, kuko njye nabishyize mu manyarwanda bahita babinyereka mu manyarwanda. Ubundi warangiza noneho ugahitamo kohereza ugakora confirm. Iyo ukoze confirm rero urabona ko isi igenda. Ubu ngubu aya ngaya yagiye, hanyuma urabona ko yagiye. Cyangwa murabibona? Cyangwa murabona ko yagiye? Hano hejuru urabibona ko wohereje. Utegerezaho gatoya, usubira hahandi ukaba utegereje. Urabona ukuntu baba batubwiye hano munsi, ukuntu batubwiye hamwe n'aha ngaha.
your payment status unknown, your order status unknown. Ubwo nibimara gukunda amafaranga yabagezeho barahita batubwira ko yabagezeho, turategerezaho gatoya. Iyo ugiye kuri email yawe usanga naho ibintu byose babikubwiye. Ugiye kuri email yawe ukareba amwe mu message ufite kuri email, usanga hari akamesaje bakoherereje, urugero nk'aka ngaka dore ngaka, usanga bakakohereje kuri ya email watanze, baba bakubwiye ko byakunze cyangwa se byanze. Aha ngaha iyi niyo order yawe, exchanging order. Bakakubwira ngo hano uramutse usomye your exchanging order number, bakayikubwira submitted successfully, bishatse kuvuga ngo byagiye neza cyane, ngo for the payment and tracking of your order use the following link. Ati uramutse ushaka kwishyura cyangwa kureba aho order yawe igeze ukoresha link iri munsi. Iyi ngiyi ntiwayikandaho kuko wowe ubizi ko wamaze kwishyura, ariko ushatse kureba ukuntu ibintu byifashe uyikandaho. Iyo uyikanzeho rero, kambanze mpindura ururimi, iyo uyikanzeho nibwo umanuka munsi, hano munsi cyane haba harimo imwe muri za order zawe. Aya ni ama-order yose aba yagenda atanzwe n'abantu mu minota 17 ishize, mu minota 38. Aya ni ama-order yose aba yagiye yabaye completed bagiye batanga. Hanyuma rero uhita uza hano muri Trust Wallet, kuko wibuke wari wasabye Bitcoin. Urabyibuka ko wari wasabye Bitcoin? Uraza hano muri Bitcoin, ngira ngo muri kuyibona, ugategereza aha ngaha, ugategereza ko bakoherereza amafaranga wasabye. Wari watanze wallet ya Bitcoin, ubaha amafaranga, noneho urategereje. Uraza aha ngaha noneho ugategereza, ugategereza hano muri Bitcoin, ugategereza ko hari amafaranga akugeraho. Ukora refresh paka igihe utegereje amafaranga. Noneho wibuke aka kamenyetso kaba gasobanuye receive, aka ngaka kaba gasobanuye send, ubwo uba wayohereje. Aka ngaka nako ni send, warayohereje, ariko aka ngaka ni receive, warayakiriye. Ubu no munsi dutegereje akamenyetso ka receive. Mu minota mike cyane rero turaza kubona receive yuko twakiriye ama Bitcoin runaka. Reka dutegereze noneho turebe ko atugeraho. Wow, ubwo twari twibereye muri calculatrice turi gukuba imibare yacu, tuhise tubona ko hejuru hari ikintu cyaje. Hari akamenyetso bahise bohereza. Aka kamenyetso nako kuri Trust Wallet kavuze ko hari ikintu uba receivings. Uraza ugahita umanura hano ukareba ibyo ari byo. Aha, Trust Wallet now. Shatse kuvuga ngo aka kanya hari ikintu kibaye kuri Trust Wallet. Tuje gusoma notification itugeza kuri Trust Wallet. Aha, kuko hari amafaranga twari dukeneye ari buve kuri Bitcoin. Hano ni ukuvuga ngo tugomba kureba kuri Bitcoin. Waba ukoresha Coinbase, waba ukoresha Trust Wallet, waba ukoresha Finance, waba ukoresha iki, aka application, aka link karakora. Ni ukuvuga ngo muri kano kanya nimba ureba ino transfer yari ya kera, ariko noneho ibyo uyu munsi ni ibi ngibi. Shatse kuvuga ngo twakiriye 0.000026 BTC. Reka noneho tuyikandeho turebe uko byifashe. Ubwo tuyikanzeho basi batwereka ko kano kanya twakiriye amanyarwanda. Njye nabishyize mu kinyarwanda, urebe neza. Twakiriye amanyarwanda 1249, ariyo ya order twari twatanze kare kujya tuze kuyakira. Bishatse kuvuga ngo aha ngaha haba hari ka network fee. Ka network fee ni twa dufaranga bagenda bagukata nk'ibisanzwe. Bishatse kuvuga ngo twafashe ama-TRX cyangwa ama-Tron turayohereza, nabo batwoherereza ama Bitcoin.
icyo nshaka kukubwira ni iki, mu gihe kuri Coinbase hatariho swap y'ikintu wifuza, mu gihe kuri Finance hatariho swap y'ikintu wifuza, mu gihe kuri Trust Wallet hatariho swap y'ikintu wifuza, wowe ushobora kuza ugakoresha iyi linki. Iyi link ushobora kuyikura kuri WhatsApp cyangwa kuyikura hehe aho ariho hose. Uraza ugakoresha iyi linki kugira ngo mwese muri kuyibona. Aka kalinki niko ukoresha, aka ngaka kagukorera byose, ugakandaho warangiza ukajya gutanga ibyo ufite, ugasaba ibyo ukeneye. Aribyo tumaze gukora aha ngaha rero, ubwo bamaze kuduhereza ibyo twifuzaga, bitcoin twifuzaga bamaze kuyatugezaho. Ngira ngo murabona ko ibintu biciyemo neza, tumaze kwakira muri kano kanya. Ni ukuvuga ngo rero abantu bifuza guhindura amacoin bafite bagashakamo andi macoin, bakoresha ino video bakareba ukuntu bimeze. Ikindi kandi ndabibutsa gukora subscribe. Mugire umunsi mwiza.